gasa ndagukunda nukuri ahubwo mbabariye tugakora ubukwe batari mu izina ryacu no gucwa mukecuru. Hari ikintu numvise uravuze ngo mama wanjye ni ikibazo ngo mama wanjye yatera ikibazo ngo mbese n'umunyakavu yatera akavuye mu rugo sikuvuze ariko reka mubwire nta mugano uzi kuvugwa ngo abaturanyi babyara abana basa. Segasa ibyo zino kwande manye bashaka umwiyenzo nta kindi ahubwo wenda no gutangira kwandika nabi. Hari ikintu ndashaka kukubaza ariko nkagica ku ruhande nkabandi kubera warabishoje n'ubundi urajijutse uburyo uzi gushaka amafaranga ntabwo isoko ryakuba ryaragucitse rwose. Reko warazitanze hago wasazi cyangwa wasinze mbimenye. Ese ubuvandimwe cyo bumara nimba namaze kumenya ahantu hari isoko cyangwa kandi byakugira akamaro uzi ko mu minsi ngano nuko twari waba yaguye bwagize gute ariko ntamabya wasinze wasaze urashaka kuvuga iki? Uzi ko bagenzi bawe uzimaze kubakiza no kuri kwimana inyisi se warugoswe urahutarabe inyisi wacikamo kuwacikamo kandi uko kwasaga isoko ryaragucika giki cyo nkubaza ryazo ryazo nyine ntabwo urazitanga inyisi nyine yego rata niyo mpamvu urumva kandi wasanga ari umurimo cyangwa babiri wowe uzitanze reka nkubwize ukuri inuko twari wayituyuzuza kuko wajya utanga nka litiro nk'umunani inyisi umbwira icyo ushaka kuvuga natanze ni inzoga ushaka nziguye umva ni ukuri ko Imana inkari z'abagore batwite buri igihone pe simora bikubwira igihone se kiki none se urinde uvuga abagore batwite ngiye ari ubwo ntwite aho batwite bagende bazitanga ko nibyo nimba mu Imana zitange no kuri nta mafaranga menshi cyane kandi sureba nese ntabwo twite uzi uko ngeyo niyo mvuye aha ngaha buri gitondo banumva ko wagiye kunuza n'imba Imana mu maternity wagiye kubyara kumena umutwe urumva handi uzaza n'amagambo umumena umutwe musatura asone ugenda twite ariko reka yazo zisore ntiwajya nimba umuntu avuze ibiribyo udatwika se ngo urabona atarenya rweke ntabwo twite wangegera ku buryo umuntu akurangira isoko rizagukiza warangiza ukamutuma nabe yo kumukubita amazi sawa reka mvuge ko nge ntwite wowe kubwegetse urabwegetse noneho izo nkari kuvuga sibyo reka nganye kuzigurisha nta kibazo nawe rero ari isoko ryabonetse mwana wanjye byeke abashinwa bari kugura imbwa ibi bwana byavutse kugira bwagurire nawe bakugurire ariko reka nkubaza oya dore rwose do ushatse kuvuga ko ngiye urabwegetse rwose ubu reko ahantu bere ikigoryi umuntu yavuze ibigondamye imihurira rakara sibyo oya mbavuze ko ndagurisha inari ntabwo ari nawe ugurisha ibibwana se ngenda ibyo ufite mu nda yawe urabwegetse nyine ushatse kuvuga ko umukiriya wandimbwa none ibi ni ibiki wikoreye mu nda ibi ngibi namibe wenda kwa kundi umuntu agenda heno mbese tuvuga noneho ko ibibwana bitarimo harimo inzoka mushakire umugombozi tunze inzoka gira ubwagure nyine uranutse ngo ndembwa mbese muri make guswa ahubwo uzi n'ikindi amahirwe nuko ntakwishyura ukaba wandenga ntarado inyororo wamenyera kunyamura wumva no sonye se mbwa uri imbwa rwose nanjye ni umubyeyi noneho tugiye gukurikiza umugani wa kinyarwanda uvuga ngo abagabo bararya imbwa zikisha oya umva reka ntange inkari nawe utanga utubwana noneho tuzahuriza umutungo ntabwo wandenga shyura ubone kugenda hari imbwa yishyura se imbwa igira akazi hanyuma se umugore utwite barambura araninyereye rero urashaka inzoga zanjye ukirukanka hano ubwo nakomeza kumura hano ufite amafaranga ngo bitanu sibyo genda uzana ibihumbi kuri musese igihumbi neza ibihumbi bibiri nanjye nyabwaye ndabizi ntawe ngeze ngo nakwanyishyura ntakwanye ndagashaka
ariko iyo uri umwami buryo uri umwami koko meze neza kubera iki so ukoresheje amagambo yumva mubwiza ukuri si ukuntu duciye hariya ku kabari uri muri fizike kandi ugenda nk'abami pe nkaba ngusanze aha ngaha ngasanga nawe uracyari muri ariko ntabyo ari urwenya uramutse wamenye cyane ahubwo mva mubwira umuntu wakwise mwami izina ry'Imana uzamugura akantu kuko aragakwese ni umuntu uzi kwitegereza akakureba akakurema pe naho ubundi kuko nari ntangiye mbivuga ntabwo nakumva ikintu kikuvugwaho nabi ngo nceceke pe uko Rwanda nyamwinshi n'aha ngaha inkuru yabaye kimomo byagenze bite nyine mbwira kuko ugiye kunywa icupa kwa Gasatsi icupa ngo turi mwiba n'ukuri kw'Imana icupa se niba amacupa y'inzoga ntawe inzoga amba nababwiye ntimwandi ndamuzi no kugira ngo aho kugira ngo afate inzoga yumwe no kwifata mu ntoki ntibyashoboka hariya ikintu mpafata ni cyagiye mba ntashye ngafata agacupa turiya ducupa tubamo utuji tw'abana nkazanira umuhungu wanjye uzi uburyo tubanyemo ni umujyama wanjye tuba twimereye nk'abavandimwe ni uduparasitike akaba aricyo agenda gusebereza ntuse urugo rugeramo inzoga uriya muntu ubona atari umusazi uriya rero kankubwire wenda ibyo ntabwo bikanganye ariko ibindi mbikubwiye byo mwana izina ry'Imana no kwiyahura wakwiyahura pe sinjya gukomeresha amabanga niba ari ibanga ryigumanire nta kibazo ubwo se urumva ibintu numvise urumva nabikubwira ibaze ukuntu agenda avuga ngo umugore wawe ngo aragutembagura akagutimbagura mu ijoro ryose bugacya uraseka mu bintu bikomeye ngo aragutimbagura ngo yagutere inkokora n'umugeri ngo kango gusa ngo abaturage bawe ukagira ngo urara wiga inyama byose byo nende kuri Gasatsi se hari si ibyo uramusaza ariko kuvuga nabyo wabyita ibyo byo bwira umusazi none kaba ngo bagutere nusubaye iki kandi reka habaye iki nyine mbwira haba byari bijya bimbaho habaye iki kugira ngo bikure ngo ngiye iyo maranye iyo ndimo kuvuga ukuri kwanjye kose impamo y'Imana umuhogo wanjye utumera nk'urangara bakuzana agapirimusi uko wagira ngo uri muganga mwami akira kora ahubwo uri muganga kuko ngasutsemo umuhogo urongera ugasubirana ahubwo se reka nkubaze uriya muvuna moto ariko muyigurira ahandi atagira ngo tujye kuyimwana n'ivide ryiwe ibyo byihora bwo reka mbwira umwana bayikuzana nayizane ni impamo y'Imana nkunda abanyanga ngo iki ko numvise ngo abonye akazi gafatika kaba yirirwa arira adasengera ntukajya umbaza ibyo uriya ngengera uko ngenda jya umbaza ibindi ese undi kuvuga ko ari ugutaruka gusigaye wibunze aha ngaha nka ruhombi wabaye umukomisiyoneri nkurangira umuntu ufite amafaranga yiwe ushaka ikibanza kereka niba ari wowe nshaka gukomisiyona ese nkwibarize ubu wowe wakugura ntabwo yaba akusuburuzi umukecuru nenze ko wakize kumba urwishwe nk'aru uracyayirimo we ngo iki ugize ngo iki ngo urwishe yanjye ngo inde ushatse kuvuga nyine wowe hari undi uhetse se reka ntabwo nagutinya ngomba kukubwiza ukuri akariho karavugwa aka nakubira n'ukuri yakomera nyabakize cyakora bamuganira ntawavuga nabi cyangwa ngo arengere muri no minsi ngo wowe na ntuza mugiye kuduha amarwa numvise ngo we nagara murenda kwambikana leta y'urukundo wumva ubujajwa bw'iki ahubwo ndakunda umva mubwiza ukuri ntuzamubwire ko aribyo wabikubwiye umbabarire kuba narabyumvise nagombaga kubikubaza nkamenya iyo biva n'iyo bijya mwokagira imana mwe aho ntiwumva wase ko biri ubwo atangiye kugendagenda avuga ubugambo bw'iki aha buretse rero ukora iki se ujya wumva mubwire ndagusabye nibanga yambikije nanjye ndaribika sibyo
ubwo rero utajya kumubwira akumva ko ari njye wabivuze uzi ko watuma anshyira somo yapanya mu nzoga ndimo kumva buretse noneho reka ngende ngewe ndakamumerera ndagiye ngiye kukameza we nawe gute se ariko umva nkubwira nimba ibaze noneho yandikije ibanga nanjye nkaba mbikubwiye sibyo byarangira bikamvaho bikamuvaho bikamva bikakujya bikagera ku mukobwa wawe n'umukwe wawe urumva bitaba ari ikibazo ku mukobwa wanjye aho nta kibazo ariko umenye ko ngewe nta mukwe ngira nta mukwe ngira rwose umwami se n'umukwe wandi we muramwitirira se mbimenye umwami n'umwamikazi di ibyo ni ibyabo ariko ngewe na kariya kagabo kagahara uretse ubu ndagiye ndisirisimba nawe rero n'urugabo ugiye shamva we nyihorera wongeye gukina njye ndawuzi ni akazi kawe ariko rero mva nkubwize ukuri ibyanjye bindekere ndayamanitse none se umbwije ukuri ntabwo azayigushyiramo koko gashyirwemo mu rwabayanga usibuka ariko noneho uretse ntibagende biziringe bagire gute ariko nanjye ngomba kumukura agashyi cyangwa nkazamukorera inkono ishyushye mwami mwana bunga nagiye komera komera mwana komera rwose meze neza n'amagambo yawe amagambo yahise kandi si ubwiyo rero nsebya kamera amacupa mu by'ukuri icupa nakwibyaniye ku buryo wagira insereza ahantu hose yaba abaturage abana iki byose ubona gutwara amacupa ibyo si wabikuye kandi ibyo wabikuye rwose umugabo we ko ngenzi ko ntayo ariko urabizi wasanga ariyo nyine nimba ngo njyama nzindutse dore ko ari igenda imbunza ahantu hose interanye n'abaturage njyama nzindutse none ubwiwe n'iki kare wabimbwiye undi mupfutse tubana muri karitsiye nyakwigendera hano ninde kare nyakwigendera tugendana ubu niwe mupfa muziranye wenyine ariko se mwami kubizi kuko ewe mukiriya ngira akari umuntu nteza imbere ubwo kurumva ibyo nabitinyuka nafashe umwanzuro wo kutongera kugura inzoga iwawe wa mubyeyi we rwose wambabarira pe mbabarira rwose ibyo ntiwabinkora kuko ntahita mpumba ubwo ko urabona abantu hejuru yanjye ngo ni David ikari icuruza nyine umuntu wese umwana umukecuru umugabo abaturanyi bose bamenye ngo natwaye icupa ryawe kandi nta cupa natwaye urumva byaba ari byiza ariko njyama nzindutse arambona aho mufatira ninjye nawe rwose ndatora ndundi hasi iyo ni akazi kawe we ampereza icupa ryanjye ngenda ariko arabeshya njyama nzindutse aho mufatira ndaterura senzi nk'umugabo kuko nk'umugabo arimo aranshaka iki hose rwenderanye n'abantu aho nyisi hose amvuga mpereza igicupa ngenda ariko arambona tu rwose ntubifate nk'ari byanyajya rwose sawa sawa akabuzi k'abana ari abagore nayo rero uyu mugore arapfa kuyambarira aha nibyo niho bonaga ari abanyesuku da narwo yewe andahan chakabogi nta kibazo harakomeye ariko share kaswa jaririrwa ari kuba nywera bafite rezo nakwambiye umuntu wese muze ibyo nibyo umpamagariye unkurira hirya ukampamagara ngo nze hano ariko si ko mbona agaswa asa n'ubukozo ntibwo uko gutukura mu gukuragaye wazabimubaza uzi isura ufite n'impamo ya Mungu yakwirukana sitani akirukanka akuyemo n'inkweto kugira zitayiteka
ahubwo si ko mbona agaswa ariyo neza neza ni gutabyaraga bashiki b'Imana koko. mva muze zabimubaza ibyo niwe ubizi njye nabyo nzi. Ariko babivuze ukuri Imana ikundaga abagabo koko. Ubuzi ko ntashobora kugutandukanya na ka kazuba karasamo umusesi imisaya yanjye ikagororoka sa. Ufite ubwiza bwihariye ni impamo ya Mungu. Muze nk'ubu hagize umuntu unyura aha byo byonyine akumva amagambo urimo kumbwira ubu we ubwe yatekereza ngo iki? Oya nwisisha amagambo ahubwo sisha nawe urukubyumva neza ariko ukumva nuku wikangwa nabyo umva ndasunikaga pe kubyo wakumva indundura y'umunezero w'ibyishimo bikuhingutse mu bwonko n'impamo ariko shahuri mwiza harushwa n'indisho ngufite nabonye ubugari neva rwose. Hapana. Uri mwiza n'impamo y'Imana. Mbese nk'ubicama nkabo ukanyemerera nkabiri gitamwe iki giteteye nubwo nakumva ijuru ngo rirarindi muce no hasi ngo ba ibyo byaba bimbwiye iki ndimo nubwo hagwa imvura y'amahindu. Urareba ukabona ndi ikigorofani ikintu cyo gusunikiririza se? Oya ariko nyine wiho. Ariko sha uri mwiza. Muze ubanza wanyweye urwagwa rwinshi hari uwakureka akigendera. Nkureke nigendere. Niko kuragiye sha. Ariko abagira inkwi barya ibihiye. None umusenyi y'umuryango yewe ntamabyariro yewe ntamabyariro yewe ntamabyariro